wabaye Imana, wabaye Imana, wabaye Imana ngenda kubaha. Ya nitwa Serge Iyamuremye. Indirimbo ni indirimbo nsha nakoze, ariko rero nkayikora kubera ko numvaga nshaka kugira ngo nshimire Imana ibyo igenda ikora umunsi ku munsi ku buzima bwacu, cyane cyane ku buzima bwanjye. So rero ni indirimbo nifuje yuko ishobora kuba yafasha imitima y'abantu benshi, imitima y'abanyarwanda benshi ndetse n'isi yose. Maze kubona ama message menshi, maze kubona abamamagara benshi, hari n'abohereza amafaranga bashimira. So nibaza yuko ari indirimbo irimo iragenda ikora ku mitima y'abantu benshi, nk'uko nabyifuje, kuko iki nicyo twahamagariwe kugira ngo Imana iduhe ibyo dufite kugira ngo tube twabitanga mu bwoko bwayo kandi bikarindura imitima yabo. So rero nicyo umutima wanjye numvaga wifuza igihe nandikagira cyangwa se nakoragira indirimbo. Imana hari ibintu byinshi ikora ku buzima bwanjye, hari ibikomeye byinshi byo ntabwo nshaka kuba nabirondora ngo mbirangize. n'ibintu byinshi ikora ku buzima bwacu, ibyo ngibyo rero ni nabyo bituma tugumya kuyizera nk'umwami wacu. Rero niyo mpamvu navuze ngo yabaye Imana muri byinshi, yabaye Imana mu buzima bwanjye. No kuba nyihumeka umwuka w'abazima uyu munsi ni ukubera yuko ari Imana. Iyo ataza kuba ari Imana ntabwo nari kuba nyiriho. Hari igihe kimwe nigeze kwiruka, nkora siporo, ntabwo biri kera, ni igihe cya vuba, ntabwo ari igihe gishize kinini cyane. So maze kwirukanka niruka niruka ibyo nashoboye, actually niruka kuko ntabwo nari maze igihe nirukanka nkora siporo yo kwiruka. So then ndangije, kubera ko nari maze igihe niruka, so ndangije nikubita hasi mu buryo nanjye ntumvaga yuko bishoboka. maze kwikubita hasi, ikintu nibuka numva yuko naravuze ati Yesu, ntago ari iki gihe wemeye yuko nshobora kuba nasiga ubuzima bwanjye. So rero cyangwa se narangiza ubuzima bwanjye hano ku isi. Ndangije maze kuvuga izina Yesu Kristo, ndangije ubuzima bwanjye buragaruka. Hirya yanjye hari imodoka zivuze amahoni, hari ibintu byinshi bivuga bitandukanye, hari abantu ako nabo numvaga. Urumva rero ubuzima bwanjye busa naho bwari butangiye kugenda, ariko Imana irangarura kubwo umugambi wayo mwiza mfitiye ku buzima bwanjye. Murakoze cyane kandi ndabakunda cyane. Ikintu nabasaba nuko mwakomeza gushyigikira ibyo nkora no gukunda umuziki nkora. God bless you.